Ngarambe Armand, urakoze kuba wemeye kutugera iki kiganiro nyuma y'uyu munsi mwijihijeho isabukuru y'imyaka 35 ya FPR Inkotanyi mubereye umuyobozi mu banyarwanda batuye hano cyangwa biga hano muri Polonye, mukaba kandi mwagize n'inama rusange. Uyu munsi rero wogenza ute ku muntu utari uri hano, umwanya ni wawe Ngarambe. Murakoze cyane kutwakira igihe uyu munsi w'agaciro ku banyarwanda batuye muri Polonye, ariko ukaba w'agaciro by'akarusho ku banyamuryango ba FPR Inkotanyi. Uyu ni umunsi twabonyeho amahirwe yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 umuryango umaze ushinzwe, ndetse tukagira n'umwanya wo kongera kuganira nk'uko bisanzwe mu buryo ngarukamwaka. Twagize ibiganiro bitandukanye, twaganiriye ku ngingo zitandukanye, by'umwihariko ingingo zitsaga uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu cyacu, uruhare rw'umutegarugori mu kubyaza amahirwe ari hano kandi yafasha igihugu cyacu. Ngarambe, kuba muri abanyarwanda benshi hano b'urubyiruko rwiga cyangwa se rukorera ahangaha muri 90% ku banyarwanda batuye hano muri Polonye nk'urubyiruko, bivuze iki kuri wowe? Dutekereza ko kuba turi urubyiruko rwinshi mu banyarwanda batuye hano muri Polonye ari amahirwe, kuko nk'uko tubizi urubyiruko rw'u Rwanda nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Twizera ko nidukomeza tugashyira hamwe nk'uko byatangiye kandi nk'uko twabiyemeje, izi mbaraga zacu, ubumenyi buri wese ahaha, ibyo buri wese akora, tuzabihuriza hamwe bikaba umusaruro ndetse bikagira n'icyo bimarira igihugu cyacu mu buryo bw'iterambere. Urubyiruko ruri hano rurimo mu mashuri ya siyansi akomeye, mu mashuri tekinike akomeye, bari gukora mu makompanyi international akomeye, mu makompanyi mpuzamahanga akomeye. Dutekereza ko ari amahirwe y'agaciro yagira icyo amarira igihugu cyacu, ari ubumenyi bwiyongereyeho kandi bwagutse igihugu cyacu cyabyaza umusaruro. Kandi turi kureba uburyo ki twakomeza, twarabitangiye, abarangiza bari gutaha, turacyareba n'ubundi buryo bwiza bwagutse twakomeza kubera amaboko igihugu cyacu. Ngarambe, ndagira ngo mu gusoza umbwire imyaka 35 kuri ya FPR Inkotanyi urimo, wayigiyemo ukiri mutoya, ntabwo FPR irakuruta mu myaka, bivuze iki kuri wowe? Ubwanjye kandi niko ntekereza ko biri, FPR ni igitekerezo cyagutse, ni igitekerezo kidasaza. Kuba ari igitekerezo kidasaza, nanjye urutwa na FPR ndaza nisangamo kandi nkabona uruhare rwanjye, nkabona aho mbasha kugira umusanzu nanjye. Kuri bw'ibyo rero uyu munsi twizihizaho isabukuru y'imyaka 35, wa mbere atari kuri njye gusa, ariko n'abandi twese twari turi hamwe uyu munsi. Wa mbere uyu munsi wo gusubiza inyuma, numva amavu n'amavuko y'umuryango, tukongera kwibukiranya intego z'umuryango, amahame remezo, kandi tukongera kuvugurura ya pacte, tukongera kuvugurura cya gihango dufitanye n'umuryango cyo kwiyemeza kuba umusemburo w'igihugu cyacu, kwemeza kuba umusemburo w'amajyambere mu gihugu cyacu, kwemeza kuba umusemburo w'ubumwe mu gihugu cyacu, kwemeza kuba umusemburo wa demokarasi mu gihugu cyacu. Ngarambe, urakoze cyane ku bw'iki kiganiro, kandi nkomeje kwifuriza isabukuru nziza y'umuryango FPR Inkotanyi n'umwaka mushya muhire. Murakoze cyane.